Neza muri amahoro amudukurikiye muri mu bice bitandukanye. Kimonko se. Muri manje. Ariko ntago ari siporo wakora. Urimo urarata nyine ko ari inkoko. Uyu mukino utazawukina. Nabwiye abantu reka nongere mbisubiremo. Uyu mukino Nabwiye abantu ndabihanangiriza. Yego ubisubiramo. Mbisubiramo. Ubabwiye ko kizira. Ndababwira nti kirazira kikaziririzwa bigahanirwa n'amategeko y'abaryi. Cyangwa mutuvuze ko arayahanga. Nani negereje kumva wenda ko ari ingingo tungu. Nabyihore. None se ibyo ni ikizira ko noneho nuko ngo iyi ngiyi wanayita nyama ya kuku ngira ngo urebone ukuntu ingana. Patrick impamvu nakomezaga kugenda baretse gato. Impamvu nakomeza kugenda nyimanura gutya. Yego ujye yereka abantu neza. Impamvu mikora gutyo urabizi? Yego ni kubw'ibyubahiro. Yego tugomba inkoko. Yego ariko n'ayiguze twiguriye n'ayiguze inkoko umuterankunga bayiguze cyane. Abantu mwese mukomeze kugenda muduha Noheli n'ubunane. Mukomeze kugenda muduhereza Noheli n'ubunane. Turabashimira cyane tubifuriza amahoro ya Nyagasani gukomeza kubana namwe. Ariko nanone Patrick ariko baretse gato Patrick nkubwiza ukuri. Abantu bo mu cyumba cya rap ababiteguye koreshejwe riciye bugufi. Abantu bateguye icyitwa icyumba cya rap Africa turabaha credit kubijyanye n'ibyo bakomeje kugenda bakora bafasha abaraperi bamwe na bamwe. Ubuzima bwari bumeze nabi. Urabona abaraperi bari babayeho nabi abandi baratangiye kuba inzererezi. Africa bavuze bati tugiye kongera kugarura isura y'abaraperi bacu bari batangiye kujya mu biyobyabwenge bagira gute. Ngira ngo babonye ko batangiye no kubategurira imikino ngororamubiri cyane. Ako mushuti wanjye bita Diplomate bamukubisa akavagari k'ibitego. Ariko Diplomate yatawe bya Riveni bambwiye ngo bagiye kumugura muri APR ngo afite save ziteye ubwo. Ngo bagiye kumugura he? Muri APR. APR yahe? APR y'u Rwanda. Oya shati horesha. Ubwo musurukanye abakinnyi batandatu. Wabonye urakoze cyane. Nibyo nkubwira bagiye kuzana uwitwa Diplomate muri APR. Wabonye noneho za parade batera. Imyaka yose yakina muri APR. Diplomate afite imyaka 23. 23. Ni kwepte gaye. 23 y'amavuko. Numwana arimaze mu muziki. Umwana muto cyane. Buretse gato dufata umunota wo guha credit abitwa Ma Africa Kuba Ida. Ni ukuvuga ngo uyu mukino narababwiye guys utazawukina ntuzigere ugerageza n'umunsi warimo. Wakina wenda n'imvange wakina n'udushyimbo nka tumwe nabonye yakakinisha. Ariko ntuzigere ukina umukino wakina n'ubunyobwa wakina n'indagara ntuzigere ukina n'inkoko cyangwa ifi. Bazanye ngo uzababara babaze ngo iyi nkoko ibigura ngahe. Abadiaspora baramanuka ariko se bafite iki? Abadiaspora baramanuka. Amajwi ya Diplomate yivugira ko agent bamugeze. Banza wumve nakubwiye ngo iki? Banza wumve maginga yangaya witwa DPG Nuru Fasasi. Banza wumve hano. Abatipe b'aba-agent bagura abakinnyi baje kundeba ndavuga se koko namwe abantu mujya gushaka kujya abakinnyi muza kurebera mu cyumba cya rap koko ikintu mwakura. Uretse gato wumve aradaseka byatari kabisa. Aravuga ati nimungure mushakira agakipe k'abasaza abageze mu zabukuru tube turwaza ariko mani uguzi kuva mu rugo umaze imyaka n'imyaka ugahita uhagarara mu kibuga direct nta kwishyushya ntaki. Arimo arasobanura ukuntu bamukubisa akavagari kaza cya gihe naryamaga hasi bari bacanyeho umuriro wa daje papa. Hakosha buri imyitozo no kumenyera ni sawa. Uziko tugitangirana naniwe twamara kumenyera mu gice cya kabiri inkongera nkarugaruka muri forum. Umuntu ahoza aho akora imyitozo ihoraho
Shadi planning ushya. nakubwiye ati abitwa uretse gato abitwa ba supermanager abitwa ba supermanager ni umwagent nemera kwisi supermanager yagurishije Kagere Medi ngira ngo uretse gato mbwira yagurishije Kagere Medi supermanager muri transfer y'uwitwa Trezor Mputumabi agiye kujya muri Arsenal supermanager yararimo kamutuvuga ibintu biri seri supermanager muri transfer yari igiye kuba urabyemera ko Trezor Mputumabi yaragiye gukina muri Arsenal Trezor Mputu muri Arsenal Arsenal nyine wenga cyitoza urabyemera yarakozemo test liga ntago mubizi yakozemo test inkuru zawe zose uwitwa gato uwitwa supermanager icyo gihe zo zawe yarari oya buretse gato yangubwire urashaka kuvuga ko yarari ngoza nuza sari ntabyo mvuze hajya bahita tabagwe nakasigaho genda gace yani rwempashya so gaza mubwiza ukuri yego uwitwa supermanager maginga yangaje yego Sadio Mane yaramwandikiye oya buretse gato izo nuko ngo tuvugana iri ku mwanya wanyu supermanager iramanuka supermanager ubu ngubu tuvugana maginga yangaje Sadio Mane arimo aramwandikira ngo ati mabaro nsubiza mu Bwongereza Sadio Mane wayimana cyane arimo arandikira supermanager abo supermanager ushobora kuba buretse gato supermanager ushobora kujya guhungiza umuriro buretse gato ayo mfishe nyine ibintu bipfuye supermanager ushobora kutamwemera ushobora kutamwemera ndamwemera none ko mvuga ko ari we agent wa turabizi ngewe namaza mvomera niwe mu agent wa mbere genemera kwisi supermanager umwe mu bantu bakoze transfer ya Kagere Medi awarihe Kagere Medi ndabizi se yamujyanye mu gakipe sinzi ariko ni hano hafi diplomate ngiye mu ikipe za mushatse ikipe ni muzimu za mushaka cyane ngo nawe wabyiyumviye nabikubwira ko jya ngweno no kukubeshya so ikintu nshaka kubwira Patrick muri ya kipe ariko y'umukire iyihe diplomate nkamuzana muri Ivoire Olympique oya diplomate yanyengushye aravuga ngo bamushakire equipe zino zo muri quartier ariko no zaba volontaire ari equipe zaba volontaire nk'imikeke urumva ari zindi equipe z'abantu bafite ibidigi bakina ni muri abutoro bitalianse muri alliance de Gikondo muri alliance ngiye kuza umutoza muri alliance ako mwakena kuri kangahe icyenda ryanjye buri aririndwa mubi uzabaze nk'abantu babagaridiye twagiye duhura nabo uzabaze abitwa abantu z'abandori Ndori Jean Claude hani murabuto ntitwakenanaga nabo se nta mugaridiye wigeze ambona ndimo ndagishyiramo bose twahuraga ngaruka ndimo nagira nyango duhura ngaruka bose wigeze abona utera mwiza kuvuga ngo narazaga nka dribble gatoya kubitutura turakubitana gake turaduhura ngaruka ndimo ndaza kubita byaje kugenda gute urumva uko iminsi igenda yicuma hari ukuntu umuntu agenda abona yuko ibintu by'umupira bidashobora kuba byamutunga nk'amaginga yangaye mbwira umuntu utunzwe n'umupira hano i Nyarugenge nushaka kubinyongorera Haruna Niyonzima ukandiranye n'abavandimwe sha Mungu wasugira Sugira uzi ikintu cyamutabaye Sugira ikintu cyamutabaye afite abahungu bamucururiza ikarito n'amagi bamuzunguriza niyo kintu cyamutabaye amafaranga yakuye muri Vita Club yahise yaguramo akazu n'umwe mu bahungu wenda babaye Nyarugenge badakodesha ibyo nta n'ikibazo ngo wakimenye kimenye ive dusuze Mama Miguel tuma nkonja Mama Miguel tumusuze ubutumwa ariko mamutambukije buri tuma nkonja Mama Miguel se musuze Mama Miguel alias Muyango Claudine turamusuza cyane tumubwira tuti urakoze cyane ku kazi nyine arakira Mama Miguel ngo bagiye mu kazi nyine kimenye nabonye yarasubiye mu myitozo arimo akora imyitozo ni mu mikeke yose akina he Mama Miguel yakoze akazi katoroshye Patri ibintu birimo ashaka gusobanura ni ibintu binini cyane kimenye yarwaye igihe Patri kimenye yarwaye bakuri iyo ngingo abantu batangiye kugenda bamenya ubwenge basesengura Bwese ngubwiza ukuri hari igihe umuntu agera mu bibazo yavunitse nk'ukuri yavunitse ugasanga nagutengushye yego witwa Jay-Z ejo bundi baramureze mbona Beyonce bati ngiye ngomba kumuryama umugenda usanisha ibintu umuntu ufite ubwenge arabyumva
ariko se uyu muriro ucanye wiki uno muriro ndi mugiye gushyiraho iriya nkoko so impamvu urabona ku makarasi inkoko buriya nziza cyane kugira ngo body ishe fresh uba ugomba gushyira ku makara buriya amakara agira intuza nziza ya danje akimbabura yawe bikeneye amazi ntinubabura nubwo maze gusanga gutyo n'umuriro noneho ubu usa no kuvuga ngo umukino ugiye gutangira umukino ukunda kuhe akibintu ngo naga amajeri ambwiye ibintu ntago ari umukino ngo uzabihindure inyito ngo iki gikorwa yarambwiye ngo iki gikorwa kirakomeye uyu ni umukino w'amafaranga Patrick hano ugerageje gato hari abana bagiye bagerageza buretse gato cyose si binese baza abantu bakubwire bro no si ikiro cy'inkoko cyaba kiri bine buretse gato nyine nkubwire ikiro cy'inkoko cyaba kigura bine indagara zikagura ngane indagara zikagura sinotejana agashanyihorera maze no kuri wawo no kwa wawo ndi wazifungiranye ntago zigura kuryo yihorera none suka mwe ku ikiro cy'inkoko arangara nta mukobwa yisingo wazifungiranye nawe aho hihorera nawe hihorera Jubaza ntuza sha Jubaza exidira singuriya hariya yakuyeyo telefone sha siga ariko buriya mu bantu bafunzwe bazira icyaha gisebetse buriya wavuga ko wenda wafunze wibye inkoko indeze exidira wibye phone noneho ari topic zijya ziza ukabona nka titre y'inkuru ngo exidira wibaga phone nako bwaro bwa mbere none abandi bakajya baza ngo yacuraga n'amatike buretse gato je inkuruze mumaze kumumenyera byinshi arabihimba fashe burya maze vugisha umukire buretse gato ndaje ndibaza ko ibyinshi murabimenyere ko abihimba je ndankuru yo kuragira ibintu byose dutangira guhera kuri zero bari kuvuga ariko nyamureka nohereye imiraza dusuhuza abakire baba bari mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi Patrick Kobek nagiye kubona mu gitondo nibyukiye ahubwo atakira arya gafi mbona yashyizeho ubwo ndimo nibuka neza ni umuntu wakire ejo ande nawe wankire agacumi nawe ndamushimiye anandi abantu bashaka kujya kwiga mu mahanga scholarship full scholarship muri China ariye Patrick umuntu aguhamagara uretse hari umuntu aguhamagara kuva kubwiye ubusa usanze ni mushimira umuhungu wanjye witwa Patrick wibera Canada Patrick oito nabyutse nsanga yashizeho oya Patrick Canada ni nawe ni scam none zubwo ukaza ubwiza ukuri kubona message wabonye nyo muri scam Patrick nakuzanye muri uyu mwuga nakubwira nti ugenda nawe ni ugenda gake nawe ngo ugenda gake Patrick ntuzigera ushimira umuntu waguhaye 1010 nge namushimira ntabwo yamaye icube shize note y'ijana nta n'umuntu urashyiraho inote niyo yashyizeho reka gende yego wenda ugacuma wenda uvuze nta kanoze uretse gato wa mushuti wawe pazo ndagira ngo ndebe ko uretse gato yego ndagira ngo ndebe koko niba ibi bintu Patrick avuga wabishobora unusi inkoko se wayiguze uze kubigerageza inkoko se wayiguze inkoko yaguzwe n'umukire wo mu cyumba cya rap ntuzatanga credit genda gake Patrick ugiye kuzanteza abana b'abakene bose uriya musore wikokoraga ushyira note y'ijana genda gake urabizi araba wagiye bakiraho kibiri kandi bari hanze abipangu genda gake akashaye inote ya 2 y'amanyarwanda dirasiga wishinyagura cyagora nengushye ugeze ko mu muhungu aza anvugisha isaha sha ngiye kubona mbona haje 2 y'amanyarwanda nahise mubwira ni mbwira nimero yawe ngushyiraho nayo kubikuza namwoje inote ya 2,200 kandi ngo mwaganiye isaha ni igice ugomba kujya no mu kiganiro isaha ni igice ansubiramo ngo ibintu ngo byakabyinde ansubiramo ngo ibintu byagenda gake nkaho mba nabyibuka ahita nshyira inote ya 2 y'amanyarwanda arakubwira ati ndabizi uri umuntu w'umubwa cyane uze no kuna abadiaspora barabigenjoye akambwe nawe ngo yaraguhaye namwe se kunengushye kunshyiraho 2 y'amanyarwanda ati na je niyo nsanzwe muha cyane ngo nagicere gusubize nyuma none se exidera wibye phone nawe araho ngo nagicere usubize nyuma ngwino kuri kabyi ngo nagicere na kimusubize banzane dira oya dira bari mu mishinga ari mwana dira mu mishinga n'ategura igitaramo mu mpera z'umwaka yatumye abahanzi bakomeye cyane mu madebe kuna telefone zaburiramo kuna telefone zaburiramo mwanere y'amavuta mwana azabari mu ngwa de Ben azaririmbayo
Patrick hano Dira ikintu kimwe mugomba kumenya twebwe twubatse ibintu kandi byari bitugoye twanabyubatse bano bahanzi nta support bigeze batugirira niyo mpamvu nta muhanzi ushaka ndetse gato Patrick ngibino ngiye kuvuga mbabaye twubaka bino bintu Dira nta support y'umuhanzi numwe nta n'umuntu wigeze afata kibondo cyacu ndetse gato nta support bigeze batuhereza nta n'umunsi warimwe bigeze bemera ibyo dukora ntibakajya batuzanira ibiboro byabo badashyizeho trust me bro. Iyo gahunda na Dira warayimwanduje. Turi abafana babo yego bitewe n'indirimbo nayo wasohoye nayikunze. Iyo gahunda ngo ni Dira wayizanye. Nta kibazo. Ariko nyine nicyo kikwereka ko haba agomba kuba innovation muri buri kintu. Kubera ko batabafashije se nawe. Oya, ariko sabyihurira badufasha se mu bikindi twasharinze n'imizi cyabo kuva na kera turimo turagenda tugira ngo niko kubaka ngo niko kubaka ngo gwarurinze. Kubaka industry. Ariko no kajya kubona kabona umukoboyi ugeze na kuri show ahantu ari ayisa byimba ngo n'ababawonsa kandi baramusharinga anyway birimo biragenda binshimisha n'abana b'amayibo basigaye bagira ababawonsa sinabonye bya byana by'ibishuti byawe bya bindi hari cyana kigira urusura runini shano rutwe cya kindi ngo ni buri nicyo buri nguni nicyo buri kandi sinabonye nabyo bisigaye bifite ababawonsa nibyo nkubwira rero witwa bande cyari iki gisura kinini umwe wakubabaje cyane ako amuhungu yarakubabaje ntago ujye umwibagirwa ndi umwe warize yaravuze cyaravuze warongera gute inde yawe agaze cha Patrick ngeneze maze kumera umbaze kugwiza ukuri ubundi ninge kabutindi wazanye kabyindi iza ari show ya mbere mu gihugu ngambwira undi muntu wese usobora kuba yarazanye show irenze iyi ngiyi buranemera rirarashe ngambwira indi show irenze kabyindi uruganda rurimo iki ngo cyaravuze ngo muri kamera buri nguni ni buri nguni rurikana kimwe cy'urusura ntago nzi ko batandukanye ntago nukuri ko manaye ntago ubwo yavuze ngo iki oya bikomeye cyane ngiye ikintu ginkora urumva njye sinjya niyenza ku muntu sinjya ndagutegereza buri ushobora kuzabibaza umuvandimwe ari umuvandimwe wanjye bita Tayikuni niwe ushobora kuzabibaza neza uri kumva cyangwa se uzabibaze wawe ndi mujya mwitongura umutinganya jihad azabikubwira neza mujya mwita umutinganya jihad sinumvisha rimwe mu bivuga njyomvanyeho ibyo nyine nkubwira uzagenda umubaze urumva uzagenda umubaze impamvu banyita mwigisha uzagenda bimubaze azakubwira impamvu ndetse naho byaturutse nuko ngo giye ikintu nkora uragenda ukitotomba ukamoka ukavuga ibyo uvuga byose so giye ikintu nkora ndaza nkatanga isomo ubu niba bazi gutanga isomo ndigendera nta kindi nkora uririmba ameze nk'ubwejagura uyu yimuanda ariko se icyo gerageza icyo ndimo nivugira se ngizitaha kure nazo zirimo zirerekera urwuri Orida nanone ishoka ko rogira utandukanya amanywa nijoro nibyo nkubwira ariko rorogiye ndimo nibereye nyine muri ibyo ngibyo ndimo ndavuga uburyo urigomba zimeze neza cyane n'ibiki byose none uvuga nawe twabishyikira bimeze gudafasha abahanzi ngo nuko badashiraho mbese umuhanzi ufite ntago ari izahakure barimo navuga ni izahuka kure nazo zirimo zerekeza urugori urakoze cyane ibyo nibyo ntabwo nakigushimira kwa ngo ntabwo mbese umuhanzi w'umuhanga kandi w'umukene bizagenda bite umuhanzi w'umuhanga w'umukene umuhanzi w'umuhanga w'umukene ikintu yagombye gukora Patrick ni kimwe niba uri umuhanzi ukabizi neza ko uri umuhanga ariko ukaba umukene shaka isuka y'amajagu cyangwa cyapangona baguhereza icyate ujye guhinga iki gihugu bro iki gihugu gifite amasambu menshi cyane ujya mu murenge bakaguhereza ahantu ho kuba wihinga nta support waho umuhanzi hari nk'abahanzi benshi cyane ngiye ushobora kuvuga amaginga yangaya nkabwatirunda nkwereke shaka ipici
isuka ari nk'umuhungu w'umuhanga cyane witwa Yampano nta kintu bamufasha Yampano ikintu ninjye umuntu wamuzanye ngira ngo wenda abantu barabizi ninjye umuntu wamuzanye namushakiye na management nawe warabizi iriya bari kumwe ni TB Music yabaga mu kera yitwaga TB Music Yampano ninjye wabahuje nawe baza gutandukana mu kuntu n'ibiki byose ariko gusa witwa James ni umuvandimwe yamubereye papa yamubereye byose nta n'ikibazo kibirimo gusa Yampano ikintu kimwe mba numva namubwira jewe inama mba namubwira ni iyi ngiyi abagerageje bose ababigerageje bose bari bafite impano zinakurenze zinagira gute ariko bageze ni nka microphone mbona koresha ni nka microphone mbona koresha ariko nyine babigerageje iri mu kamoso ko ababigerageje bose bakamera nkuko nyine urumva ubu bari being funny is not a problem sibyo kuba wasetsa abantu nzitwe ntidusetsa abantu tukigira stupid tukigira ibiki byose ariko wani banakumva nijya nkubwira impano no kubako kuri mu mikoro niko akabaye koresha uzi umwana waririmbaga neza cyane sha agerageza atya uwo bita gisa kibati ngiye bicinganzo ni cyane gisa kinganzo numvise mibata ariko numvise mibata ubeshize ibyo nakubwiraga yaragerageje arimo wihanagura mu bahanzi beza iki gihugu cyagize na melody nawe urabizi nta nubwo banagerageza sibyo ariko bari he bari ku kiwanja ngari hehe urimo uramaza ngari hehe nese gera Gisenyi numara kugera Gisenyi dufata ubwato wambuka urahura ndavuga ko Yampano niyo mpamvu tamushana ngi nenderemo inde Yampano ugiye kuyisharinga ndayisharinga ariko gusa none bamuhaye n'inama ko kumukunda kandi ikindi mba ngomba no kumwibutsa Rusizi buriya nikoresha Rusizi nikore cyane rwose Kigali arakarimbo nyankunda ka Daddy Casanova nugerayo Nujyaga muryeyi umuvandimwe wa mbere na mbere y'ifaranga umubwire Kigali abana bavuye Nyamasheke baza baje guhiga ibiceri sibyo uba ugomba kubishaka byanze bikunze ana mpamvu Patrick nkunda gutanga aga français recitation ndagagarukiriza aho nshaka kuvuga uri kumva kagira kati bagenda mbinyurazo munya kugira ngo wumve ko ndi n'umuntu wize sibyo buretse gato ikibazo ntago abantu bamfata nk'ikigoryi jewe dayimoni mbamo urumva niwe kigoryi bitewe nuko bigatuma umwana w'ikigoryi oya buretse gato kandi dayimoni ndimo bamwita Diable Rouge kandi muramukubwira buri munsi sibyo umwe w'ibyose umwe ukunda ibiryo bamwita Diable Rouge ukunda ibiryo wambamo rwose urumva ikintu ubwira umuntu utarabasha kumenya ko abana n'umudayimoni uwo niwe kigoryi so nukuvuga yego Yampano yakabaze gusa Yampano yagakwiye ajya hora yibuka kano kantu umuziki wareke ajya hora yibuka kano kantu na kantu ko mu Gifaransa ndazo kuvuga mu Kinyarwanda mo gakeya ariko karagira kati les laboureurs et ses enfants riche laboureur s'attend sa mort prochaine fit venir ses enfants et leur parla sans témoin yabaganirije mbese nta wundi muntu ugize gute uhari abaganiriza mu bwiro cyane et leur parla sans témoin gardez-vous leur dit-il de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents un trésor est caché dedans je ne suis pas l'endroit mais vous le ferez trouver vous aviendra à bout creusez bêchez fuye ibyo ni ibintu abana bagombye gukora ati muzashakishiriza ahantu hose creusez mucukure fuye musakasake witwa Yampano buretse gato nkubwira nibyo ukora jewe aga Patrick kugira ngo nturuke Mongolia urumva